ikintu nshaka ni kimwe nzoga nihumuze neza ku muhanda niba n'abahungu bajya ku muhanda simbizi ariko usanga abahungu benshi barabaye abapfubuzi nibwo buryo nyine bworoshye ubuzima kugira ngo babone amafaranga bataferia biterwa na feria z'abagabo urumva man ukura jyana hanze ukabona utujene akajene nta kintu gashaka kwikorera karahongaho karabyuka kagasabone gahumura akisiga utuvuta uvuga ati nzabakuru mama amafaranga urumva umusore ukira aho ngaho n'umusore uba ushaka guhumura buri munsi muturabyo oya umuntu w'umugabo agomba kugira akantu kagahuyu ugasanga umwana w'umuhungu niba asitaye akagwa sheri sorry baka noneho handi wa mwana akura nawe nyine ashaka ko bamukiyaringa avuga se ko kuki ko mama wanjye yanyitagaho ndi umwana nkaba ndinze ngenda nk'igihe ugenda nko kuri secondaire ugasanga nk'umwana nko kuri visite ukabona umwana w'umuhungu yarize bamusuye kuko se Inzira nziza podcast nanone ni Duncan Master. Murakoze cyane kubwo kuba mugarutse kumva Inzira nziza podcast. Ndi hano mubereye hano kugira tuganire gumumbwira uko utekereza nanjye nkubwira uko ntekereza uko mbona isi mu maso yanjye turushaho gusobanukirwa ibintu byinshi biri hano hanze dusangira ubuzima turi gukoresha igihe nabi. So urakoze uyu munsi rero ni indi nsanganyamatsiko nziza kandi iryoshye ifite ikintu gikomeye igiye kongera mu mitekerereze yacu mu mibereho yacu. Rero igihe cyawe ntabwo gitaye kubwo kubuje hano tuganire. Ujye wibuka gusubscribinga, like ndetse na comment kuko biransapotinga binyereka ko turi kumwe. Murakoze. Abantu mw'iyi minsi cyane cyane abagabo abantu benshi bari kugenda batakaza umwimerere ariko uyu munsi dushaka kuvuga ku miterere y'umugabo. Kuki abagabo benshi turi kugenda dutakaza umwimerere? Ni ibiki biri kutubaho bituma twibagirwa twebwe banyabo turi bo tugashaka kujyanwa n'ibigezweho ndetse tugatakaza umwimerere wacu nk'abagabo? Ese kaduhindana? Ese biterwa n'iki? Ese kubera iki tubuze indangagaciro? Ese kubera iki bigoranye cyane kubona umugabo nyamugabo mw'iyi minsi? Kuki ubugabo bikiri izina kubona umugabo mu bikorwa kuki bigoye? Uyu munsi rero tugiye kuganira uko ntekereza uko mbona isi mu maso yanjye ndetse nuko abashitsi turi kumwe abatumirwa turi kumwe babibona ndetse tubasha gushaka n'ibisubizo tubasha kuganira dusobanukirwa impamvu imiterere y'isi iri guhindura abantu gutya turebe niba hari ibisubizo bihari ndetse turebe n'abagabo bakiri abagabo batari bangirika uburyo bashobora gusigasira ubusugire bwabo ndetse nuko bashobora kuguma kuba impumuro nziza muri rubanda ndetse no mu miryango yabo. Murakoze rero iyi minota tugiye kuganira rwose uramenye ube attentive wumve ndabizi ribuze kuba ingirakamaro kuri wowe. Okay, murakoze. Atangira makaribu muri kanwa urakaza neza mu Nzira nziza podcast nanone. murakoze. Yego, umeze neza? Meze neza cyane. Uri kwiyumva gute? Meze neza nishimiye kuba ngaha mu Nzira nziza. Nanone mu ijambo rimwe tubwira uko ubuzima bukumereye. Ubuzima bumeze neza. Mu ijambo rimwe. Uraryoshye. Okay. Urakoze cyane. So nanone dufite undi mutumirwa we nibwo bwa mbere yagera hano atwibwire mu magambo uko abishaka tumumenyereho. Nitwa Mujyazi Daniel. Nishimiye kuba ndi mu Nzira nziza naje kuganira nawe. Okay, ni byiza. Natwe turishimye Inzira nziza turishimye kuba tubafite turishimye kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kugira tubashe kuganira kugira ducane itara ry'ibitekerezo tugira byinshi twunguka twebwe ubwacu nk'abantu bari kuganira ndetse n'uyu muntu dukurikiye nawe agira ibindi bintu yunguka. Ndatangira tuganira buri wese uko abishaka uko abitekereza ariko wenda twibande cyane ku miterere y'isi mu iki gihe. Ese muri kano kuri wowe iyo bavuze umugabo nyamugabo wumva iki? Iyo bavuze umugabo
numva umuntu munini natse kuba ari munini w'ibiro byinshi ahubwo numva umuntu urimo ibintu byinshi harimo kuba umugabo ikintu cya mbere ni iyo uko kwiyumvamo ko niba ahantu uri hari umugabo uri protected icyo nicyo kintu cya mbere umugabo ni protector provider nyine ni umuntu nyine wakaba yareberera abantu ari kumwe nawe. Okay muri make uravuze ngo ngiye umugabo n'umurinzi ufite ibyo atangaho umuryango. Yego. Okay ubwo ni ukuvuga iyo uri kumwe n'umugabo cyangwa n'umusaza wawe cyangwa n'igitsina gabo uba wumva umutekano wawe ari mwinshi cyane. ubwo bitandukanye n'iyo uri kumwe n'inshuti yawe y'umukobwa ubwo ikintu gishobora kuza iki kibazo ntihagire ufata undi mwese mukavuza induru ariko wari ushobora kuba uri kumwe n'umugabo ikintu cyakubita ugafata ku rutugu rwa musaza wawe cyangwa ukuboko mu buryo bwo kumva wizeye umutekano wawe. Kuko bawumva ko niba ari hafi aho nta kintu kiri bugukoreho nta kintu uri bube nyine uri protected cyane niba ugeze ikibazo kumva ko niba hari ibisubizo biboneke ariko niba ari umukobwa mugenzi wanjye cyangwa mu mama okay nyine turi debriya ariko ntago biba byuzuye. Okay none se nahita nkubaza ikindi kibazo nk'umukobwa uvuga ko yihagije cyangwa nk'umumama uvuga ko ngewe ngo ubuzima bwanjye burahagije ngo ngewe ndishoboye ngo nirwanye ngo ndihagije uwo mumama utekereza gutyo ubuzima bwe abantu hari abamama cyangwa abagore cyangwa abakobwa babumva badakeneye abagabo mu buzima bwabo umuntu n'uwo wamubwira iki mu magambo make? Njye nemera ko habaho ibintu bibiri hari ikintu uvuga kuko uracyemeye hari n'ikintu uvuga kuko nyine uri kwikura nyine ni defense like niba uri umukobwa nyine uriho gutyo nyine uri mu isi y'abakobwa gusa tukaba ariko mbivuga ko sinzi ko bishoboka nubwo utagira umuntu mukundana w'umugabo cyangwa kujyana basaza bawe n'abapapa wawe n'iki ariko ibyo ngibyo ngiye numva ko ni defense kuko ibyo ari byose umuntu akenera iyo masculinity energy ibikenewe mu buzima bw'umuntu ari we wese haba n'ubw'umukobwa haba n'ubw'umuhungu n'umwana w'umuhungu akenera kuba ari mu bandi bagabo cyangwa se afite papa wiwe ibintu nk'ibyo rero ibyo numva ko ari ni defense kuko umuntu wese akenera uwo muntu w'umugabo nyine mu buzima bwe uko mbyumva. Urakoze cyane Daniel reka nkugarukeho nanone wenda twatanye tuvuga ukuntu abagabo bari kugenda batakaza dignity cyangwa nyine umwimerere wabo wowe ishusho y'umugabo watakaje umwimerere ni iyihe kuri wowe umugabo udafite umwimerere n'umugabo uteye ate? Umugabo uri useless like how wegere microphone kugira ngo abantu baze kukumva neza. Ndaza kwivuga mu buryo buri brief wenda ariko umugabo uri useless uvuze umugabo uri useless ushobora kumva umuntu udafite purpose ubayeho nyine ukuntu isi irimo kugenda nawe arajyana nayo ariko nagafite nabyita nka timetable unyemerere we loud kuko ndi kubona kuri system hari amajwi atari kuzamuka neza gakeya. Umugabo urumbaje umugabo uri wataye masculine wataye umugabo watakaje umwimerere wo kuba umugabo. Icyambere nkuko nari nangiye mbivuga umugabo uri useless yarataye masculine cyangwa umusore ubwo turavuga igitsina gabo cyose kuva ku muntu utangiye kumenya ubwenge w'umuhungu kugeza ku musaza ngira ngo niba ariko nabyita so abagabo ngiyeho uburyo nyeka ba kuvuka kwabo cyangwa se kuremwa kwabo bifite purpose hari ikintu uje kwachivinga muri iyi si yego uje gustruggling kuko niba umugabo ari provider nkuko mbere yarabivuze ntabwo wa providing utabanje gusafaringa cyangwa se guhasoringa ikintu ugiye guproviding yego so niba umugabo rero ari aho ngaho ari useless nta target afite mu buzima nta kintu kimuraje shinga nta kintu ari focused ho ari aho ngaho nyine mu kirere nk'agapapuro umuyaga urimo gutwara byo numva ari useless aba yarataye masculinity amagambo magufi nuko ushaka kuba nabyumva. Nyerekana rero mite nkubaza nanone umishusho uravuze wenda hari abantu bahita bumva mu buryo bwa opposite niba umuntu adakora kimwe ubwo ni ikindi sibyo ndi kugira wenda unyubakire cyangwa umishusho y'umugabo nanone udafite ikintu na kimwe atakaza wuzuye kuri wowe n'umugabo ubuteye ati wamushushanya ati?
ugendeye ku aho ibihe bigeze aka kanya? Abagabo nk'abandi bantu bose abagabo baratandukanye, yego, kimwe nuko n'abagore batandukanye. Ushobora kuba twese turi abagabo bari complete, ariko turi complete muri professionals zitandukanye, muri careers zitandukanye. Njye nkaba nabaye nda successful, ndi umusportif, ndi umwathlete, ukaba wari successful uri umuganga wenda muri medicine. yego, Ariko ikintu twese duhuriraho nk'abagabo bari complete nkuko warubimbajije, ni ya papasi n'ubundi natangiye mvuga. Abagabo bose bafite papasi, irrespective ya professional zabo na career zabo. Umugabo ufite papasi uwo ari we wese icyo yaba akora cyose aba ari complete. Aho ushaka kumbaza ngo iyo papasi ni iyihe cyangwa se umenya gute ko umuntu afite papasi? yego, Kugira ngo umuntu adefinish umugabo wuzuye yashingira ku bintu byinshi, kuko hazamo umuco wa buri gihugu cyangwa buri gace, hakazamo imyemerere. yego, Ariko ndaza kuvuga en general, ariko bajya bavuga in general ndavuga kuri features zishobora kugaragara umuntu wese ashobora kubona. yego, narinze njya gusobanura ibintu byinshi kuko ntabwo nzi cultures z'abantu benshi na morals zabo, ndavugira in general. Icya mbere, umugabo wujuje masculinity agomba kuba afite responsibilities. yego, Ubu ngiye kuvuga nyine kuri ya papasi ariko mu buryo buri buvunaguye. Agomba kuba afite responsibilities cyangwa se afite ibintu bimuraza inshinga buri munsi agomba gukora cyangwa se gushyira ku murongo. yego, Ubwo nivuga responsibilities nko ku bagabo bashatse harimo kwita ku muryango, umugore n'abana, kumenya sure ko bose bameze neza, abana bariga, ibyo bintu bakeneye barabibona ku gihe. Izo ni responsibilities. Icya kabiri, umugabo uri muri shape nziza y'umubiri. Abagabo n'abantu bazwiho gukoresha umubiri cyane cyangwa gukora ibintu by'imbaraga. Kuba ari umugabo ariko physical shape yawe ari mess cyangwa se ari mbi, ibintu byinshi ubutuje by'umugabo. yego. Icya gatatu navuga ubutunzi afite. Umugabo kabisa nyawo agomba kuba afite imari muri isi. Ntitaye niranga. Ubwo abakene ntabwo ari abantu b'abagabo. Ndaza kwivugaho. Ntitaye niranga literega. Imari n'ubundi igira agaciro bitewe na nyirayo uburyo ya appreciatinga cyane ahantu ari. Ushobora afite 100 bikaba byaramvunnye kurusha wowe ufite miliyoni 5. So ndavuga nyine iyo mari buri murashaka kuba afite yaba proud yayo ko yayibonye. Yego. N'uburyo yayibonyemo. Nyine icyo nashaka ni amagabo ufite ubusa muri society yose atuyemo akaba nta kintu na kimwe agira. Ugasanga ina niba kuba ufite imari bisaba ko ufite 10,000 ugasanga nta n'ijana afite. Nyine ukaba udomina muri society urimo kuri value yose y'ubukire uko abantu barabivuga. So umugabo ufite masculinity yuzuye agomba kuba afite umutungo. Niba ariko nabyita. Kuri wowe nuko utekereza umuntu ufite umutungo aba afite n'indangagaciro indangagaciro nziza y'umugabo. Umugabo nyine udafite zero muri iyi si utari umukene, kubera ko niba umugabo ari provider ukaba ari protector ntabwo ibintu byose wabikora nta kintu na kimwe ufite. Kuba provider agomba kuba ufite materials muri iyi si. Kugira ngo nyine ugire n'izo responsibilities wite ku bana n'umugore ugomba kuba ufite ibintu bahereza bifatika materialistic. Hari ikintu uvuze mpita numva ndacyumvise cyane. Just uvuze kubw'umubiri nyine, just ukuntu umuntu agaragara. Ubundi dukunda gutekereza ko ubukire ari ibintu biri physical bifatika umuntu aba yarakoreye akaronka biri apart, amafaranga, imitungo yindi. Ariko burya nanone umubiri witaweho, umubiri umeze neza ni indi shusho y'ubukire, indi shusho y'ubukungu. Ubwo umugabo agomba gukora akaba afite umubiri muzima yitaho ndetse afite byibura anafite n'ibyo bintu bifatika. Ariko kuvuga ngo wenda mbere yuko ukora ibintu byose njya numva bavuga ngo ubuzima bwiza nicyo gishoro. Kugira ngo umugabo abe muri position nziza yo guhangana n'ibintu byose biri muri no si bimurwanya, kuko umugabo abaho arwana kugeza apfuye. Uwo uhanganye ni competition, nicyo gisobanuro cy'ubuzima bw'umugabo. So you can't compete utameze neza mu buzima bwawe. Ngo ndavuga
health status yawe itameze neza ntabwo ushobora competinga kubera ko wenda urarwaye kandi iyo umubiri urwaye of course na mentality irapfa yego ugomba kuba ufite umubiri umeze neza bityo na mentality ikamera neza nibwo ubasha kuza ukajya muri nosi ugafightinga cyangwa se ugahanga okay so health nziza iri very meaningful ku bagabo niyo mpamvu abagabo tuba tugomba gukora fitness tugakora gym tugakora workout tukaba dufite condition nziza y'umubiri dufite n'amafaranga urakoze akanya twa turi kureba impamvu yo ntabwo twe twagiraho gusa tubashije kureba umugabo utujuje ibyo umugabo agomba kuba yujuje tubasha kureba uko ubyumva uvuga ibintu bigaragaza cyangwa umuntu yashingira avuga ko umugabo yujuje ibisabwa kugira bari umugabo ariko hari ikibazo gihari uyu munsi cyo kuba nyine abantu bari kuva mu nshingano cyo kuba abantu benshi bari kuyoborwa hari n'amarangamutima n'ibyiyumviro batazi niba ari aho isi igeze I don't know n'abantu benshi ntabwo babizi ariko wareba waterera amaso ugasanga abantu bari kuva muri role zabo ugasanga hari abagore bashaka kuba nk'abagabo ugasanga n'abagabo kwibera nk'abagore ntacyo bibatwaye bari gutakaza nyine abo baribo icyo nicyo kibazo gikomeye akanya turi kuganiraho gute ubundi biza gute ushobora kuba utabizi ariko nanjye ndi kubyibaza biza gute ko umuntu w'umudamu cyangwa umukobwa yumva ko agomba kurwana akibe akaba nk'umugabo agakura umugabo mu buzima bwe urumva noneho n'umugabo ugasanga arabyakiriye ntago agomba kuguma nyine kuba ahatana ngo aharanire kuba ari umugabo koko icyo ni ikibazo mfite ndi kwibaza kuko impamvu ndi kukubwira gutyo mfite ingero z'abantu benshi hari nabo tubibona ugasanga umuntu we ni umugabo ariko aravuga ngo ngiye ngo ariko ngo muri nge ngo numva ndi umukobwa ngo numva meze nk'umugore urumva cyangwa ugasanga n'undi muntu uvuga ngo ngiye ngo buriya ngo mbona ndi umugore ngo ariko ngiye mba numva ndi umuntu w'umugabo urumva ibyo bintu iyo mubonye biri hanze mutekereza iki nka Berize uba wumva ibyo bintu byumvute nyika ko ibyo ngibyo ni ibintu sosiyete itwubakamo handi usanga kuba umuntu nyine yaba ari umuhungu cyangwa umugabo akaba yumva ko yakaba yaribereye nk'umugore nyine twebwe tukumva ubwo ni uburenganzira bwiwe nyine nta kibazo ibyo rero nibyo bituma na wa wundi udashoboye kwerura ngo avuge ati ngewe ndi umugore kandi nubwo mubona ndi umugabo uko kuntu tubyoroshya twavuga ko nise bitwaye iki uko kuntu tubyoroshya nibyo bituma na wundi udashoboye kwerura avuga ngo kuki nakora nk'iby'abagabo nyine reka nibera aho ngaho ari akantu abonye ngo kwa kundi kera wasangaga abagabo bari responsible ugasanga nk'umugabo niba afite n'umuntu bakundana nk'umugore nyine yabaye umugore nyine urabona ko niwe ufite iya mbere muri urwo rugendo barimo ariko ngubu urasanga ngo umugabo nawe ari kuvuga ninjye ngo nagwanyitayeho ariko nyine nawe ari kurekarama twa tuntu abagabo twari tuzi ko ntabwo babikunda ntabwo nyine twaduke abagore bakunda ugasanga abagabo nabo ngo bashaka babakingurira imiryango nyine kabasemana uwo mugabo we bite nyine ugasanga umugabo nawe ashaka ibintu byoroshye ariko bitangira gake gake kandi usohoka n'umuhungu akakubwira ngo tugabane biri ukibaza se wabaye umugabo basi kamenya ko byibuze mba ni utuntu dutoya tugenda tukavuga ngo nta kintu bitwaye rero bigatuma n'umuntu mutoya uko akura agenda avuga se ko iki ngiye naba wa muntu w'umugabo uri strong uri provider twakuze tuzi ngo ni umugabo niko agomba kumera nyine uko bikagenda birangira nyine none se Dani kwangirika cyangwa guhindagurika k'umwimerere w'umugabo ubona uruhare rw'umugore muri iyo nzira mbi ari uruhe umugore nta ruhare abifitemo gute umugore nta ruhare abifitemo ahubwo ndashaka kugira ngo mbere kuri icyo ngicyo wari ubajije cyo kuvuga ngo muri iki gituma abagore bafata inshingano bikaba nka reciprocal bagatangira gukora ibintu by'abagabo ndetse n'abagabo nabo bagasubira gukora iby'abagore abagore bo ntabwo ushobora kubarenganya kubera ko kugira ngo umugore ajye gufata inshingano zo gukora ibintu by'abagabo cyangwa se kugira iriya masculinity aba yashobewe ni uko hari gap ibihari ni ukuvuga ngo hari role z'abagabo bakwiye kuba bakina badakina so rero umugore niba yicaye hariya akabireba baravuga ati ntabwo nzajya hano ngo negereze reka nanjye ngerageze nishakemo igisubizo muri kino kintu ni ukuvuga ngo abagabo baramutse bakora
iby'abagabo banye bagomba kuba bakora ku mubare ku kigero cyo hejuru. Yego. Tukaba dufite abagore benshi batajya muri no mirimo y'abagabo ngo bajye kuba responsible bafite inshingano kubera ko nyine ba nyiri kubikora barabikora. Ariko nuvuga aho ngaho ndahita nkubwira nk'ubu ngubu turebe tujye mu mubare w'abantu ku isi turi almost miliyari 8 n'indi mibare irengaho y'abantu batuye isi, sibyo? Umubare munini ni abagore, ku buryo usanga abagabo duhari tudashobora kwipanuramo abantu bahagije ngo tujye kuri buri mbago y'isi ngo twova kaminge ibyo bikorwa byose bihari. Urukumva byange bikunde dukeneye amaboko y'abagore bashabuka bakaza mu mirimo bagakora. Ibyo nge ntacyo bitwaye, nta n'ikibazo mbifiteho. Ahubwo ikintu twavugaga nyine ugasanga nabo umubare w'abo bagabo guhindana no kutagumana umwimerere wo kuba abagabo. Aribyo twavugaga bya bindi wakomojeho. Ugasanga umuntu nyine muri we ntabwo ashaka umugabo, harimo urebye igicumbi, harimo igicumbi gabo kugaba bivuga ku biva ku jambo kugaba. Wasengura mu Kinyarwanda ugasanga harimo ingabo. Kurinda ugasanga nyine mu yandi magambo umugabo bivuze ubutwari, bivuze nyine inkingi ikomeye y'umuryango, waba uri umuhungu muto cyangwa uri umukobwa uri umugabo. Mu by'ukuri igihari turi kuvuga cyane uyu mwanya kuba abantu nyine badashaka kuba bo bari bo. Truly ugasanga umuntu ntabwo ashaka kuba umugabo, ahubwo ashaka kuba undi muntu ujyanye n'aho isi igeze, umwimerero kuba umugabo yamaze kuwuta. None ugasanga n'abadamu n'abakobwa hari ijambo mu kanya ruvuze ngo uburenganzira. Uburenganzira hari uburenganzira isi duhereza, ariko rimwe na rimwe ugasanga ubwo burenganzira society duhaye nta buruguhisha cyangwa burugupfukirana umuntu wanyawe turiho, abantu banyabo turiho. Ugasanga umuntu ngafite uburenganzira ariko ubwo burenganzira bwe ugasanga nta n'agaciro na gato, nta n'indangagaciro na nkeya biri kongera ku muntu yari afite. Ubwo birimo biramwangiza. Ugasanga wenda tuvuze ngo wenda tujye nko mu mashuri ugasanga baravuze ngo nta mwana ugikubitwa, sibyo? Abantu bashyizeho amategeko bakavuga ngo ntazagire abantu bazongera gukubita abana ku ishuri. Bagiye bakubitwa igihe cyose bize barakubitwaga. Bazi ikize cyo kuba barakubitwaga ibiboko. Of course, ariko kuko baravuze ngo uburenganzira nabo bazi ikintu kinini cyabaye kuko condition bigiyemo na situation bizemo bakubitwa ibiboko bitewe n'imikoro batakoze n'ibyo bishe. Nibyo byatumye baba bo bari abantu bashobora gufata iyo myanzuro. Ntabwo wenda umuntu yabijyaho bafite ibintu byinshi barebeyeho kugira isi, kuko isi igenda ihinduka, hari ibintu bigenda biba upgraded. Ariko njyewe nkibaza n'abandi bantu tukaguma tukibaza kuntu turi kwangirika, abantu benshi bari kwangirika. Umugabo azongera kuba umugabo nyamugabo bigenze gute? Umugore azongera kuba umugore nyamugore bigenze gute? Ko ijambo afite muri we ari uburenganzira, abantu bakabwumva ukundi. Urumva umuntu akabazi neza ko arakora amakosa byange bikunde, kuko azi neza ko nyuma y'amakosa ye umugabo asa nkaho aziritse amaboko adashobora kumukosora, agakora n'andi menshi. Urumva asabagabo bose bari niko bakosora, nera abagabo b'amafuti batanabasha no gukosora. Ahubwo se akantu ko kuzirikwa amaboko ubwo ataziritse byagenda ute? Urabyumva? Oya, bira ntago ari ugukosora, no kwica no kwangiza. Oya, bira ntago ari ibi. Ntabwo nabishigikira ubu nyine kurwana, sibyo? Ariko nyine kuba hari abantu bafatanye n'ubwo burenganzira, amahirwe aba yabonetse ko imiryango igomba kubana itarimo intonganya, itarimo kurwana, bagomba kwegera imiryango ikabaganiriza ndetse na leta n'abandi bantu babahuza. Umuntu ntiyumve ko ari uruhare rwiza kuri leta kugira igabanye intambara ndetse n'inkovu n'ibikomere bitari ngombwa mu muryango. Habeho ubundi buryo bwo guhuza no kumvikana ku bibazo byabaye n'amakimbirane. Ahubwo ugasanga umuntu mw'abo bantu abifashe nk'iturufu yo gukandamiza mugenzi we. Ugasaba ati nanone wowe akagira ibindi ashobora kumwita, kuko azi neza ko uwo muntu nta kiri buze kumukora, kuko aziritse nyine amategeko amuziritse nta kiri buze gukora. Nako ngo ushatse kuvuga ko mu bibazo bihari ari uko abagabo batakibasha kuba bakwijanjara ngo bakubitemo umuntu. Aho nashaka kugarukira yaravuze uburenganzira. Icyo nashaka kuvuga nuko nyine abantu bafata uburenganzira ukundi. Nyine ugasanga niba hari uburenganzira bwabonetse ku bantu, ukumva ko warubereye ibyo bintu utakemerewe, ibindi waragomba gukora ntubikore. Urumva? Kuko nk'ubu dusubiye wenda nk'inyuma nko mu myaka nka 20-25 gusubira hasi, hari ukuntu umuryango nyarwanda wari umeze. Hari byari biranga umudamu, umugore mu rugo, n'ibiranga umukobwa, n'ibiranga umupapa.
hari ibintu byari bizwi ko umupapa agomba gukora mu rugo n'umumama agomba gukora mu rugo n'umukobwa n'umuhungu ariko uko ibihe bigenda bihinduka usanga nyine ari sawa wenda nankandika nitangeho urugero nko mu rugo ubyutse mbere ushabutse niwe ushobora guteka urumva ubyutse mbere cyangwa ushobora kumbona n'umuntu ari kugutindira hari ushaka guteka ugahita uteka nta kibazo ariko usubiye inyuma mu bihe ntago byabagaho ko umugabo agomba kubyuka ashobora kubyuka ariko kumva ariwe wateka yagombaga kubyuka nyine yitawe ibyo byabonetse ariko wareba muri iki gihe ugasanga harimo ibyiza byinshi wenda hari ibyiza bifite nko kuba wenda spouse cyangwa umuntu turi kumwe wenda yatinze kuryama nanjye nkaba nabyuka nkabimufasha nyine hakaba ubwo kuzuzanya aho usanga nta kibi kirimo ariko nanone iyo bigarutse ku bandi bantu bafite imyumvire hari aho usanga nyine mu muryango mugari hari abumva ko ari agasuzuguro kuba ushobora kuba nafata ngateka cyangwa akora imirimo runaka mu rugo natakaje umwimerere wo kuba umugabo hari ubyumva gutyo urumva iyo bigeze ku icyo kintu cy'imirimo nk'uko twasangaga mu muryango nyarwanda hari imirimo yemerewe umukobwa hari imirimo yemerewe umuhungu hari imirimo yemerewe umupapa hari imirimo yemerewe umumama iracyahari kuba hari ikintu utabwira muzehe use nkaho muzehe wambwira ngo najye gufata igifuka cy'ubwatsi ngo cyangwa ashore inka uri hariya ntabwo byakunda ariko hari imirimo usanga nyine kuvuga ngo umukobwa ngo ntabwo yakoriye ibyo bintu by'imirimo bigenda bitakara kuko turi kubwirwa ko tinyuka urashoboye shabuka urumva umukobwa ukora imirimo byarugamba nuko twese kugira tubashe kwibona ibyo nta kibazo na gito gihari ahubwo ikibazo aho kiri nuko nyine abantu bari gutakaza nyine umwimerere wabo ugasanga niba umukobwa abwiwe ngo natinyuka agira ibintu akora muri wagatangira kwirimamo ikintu ko kumva ko ashoboye ibintu byose umugabo atari ngombwa mu buzima bwe n'umugabo nawe akumva kuba ari kuri level cyangwa hari guhabwa uburenganzira bungana n'ubw'umudamu we bigahita bimukamuramo imbaraga n'ubushobozi bwo kwiyumva nk'umugabo ko nawe angana nk'uwo yego ugasanga nyine tugiye kuzagira cyangwa dufite abagabo nyine badashobora gufata imyanzuro nk'abagabo usanga abantu bipfira cyane kuri no politics yo kuvuga ko abantu bose bari equal kandi ko abantu bose bafite uburenganzira bungana iyo ugiye kwitegereza usanga ibintu byose bigwa amanga kano kanya nibaramuka ngiye bambwiye ngo cyangwa se babwiye Belize ibyo mu gihe asiyakwa nayo wabikora ayo makuru Belize akabimba nanjye nkayumva nkuko wari ubivuze we bita leveling up confidence ziwe nyine akumva ko kumbe burya ushaka kuba mfitemo nanjye traits z'abagabo n'abanyabagabo cyane nanjye nibyumva bizankamura ko ari cyangwa se turns me down nyumva ko Belize ndebanga tudatandukanye urumva ayo makuru namara kujya mu mitwe yacu tukayasesengura mvuga ngo umuntu bizamugira effect bitewe n'uwo ari we Belize we biramuroketing up confidence zamuke njyewe it is going to allow me down confidence zitakaze muri ubwo buryo nzatangira gucika ku nshingano zanjye nibavuga ngo wenda njye na Belize tuvuge turavukana turi mu rugo bakavuga ngo ndumva inka zipfumuye mu byuke mugende murebe izo nka nimba nzi neza ko Belize turi kimwe nawe nzamusiganya nzamubyutse ngatinyo tujyana ikimasa n'igica nikiva mu kiraro no mbwira ngo kiruko sha ikimasa nikiva mu kiraro muri Belize ati kubera ko rero turi bamwe nawe kigurukane rero kigarure nanjye ndasigana niyogereza utwomba kandi nyamara bisa nkaho kuri strategy y'ubuzima ko nimeze abagabo nibo bari mente gukora ibintu biri very strong very challenging rero iyo politike nyine niyo usanga kenshi na kenshi yica ibintu yo kumva ko abantu bari kumva ko uburenganzira bungana ni ibintu byinshi bipfira hari ibintu nabonaga mu minsi yashize birambabaza bishobora kuba byarahindutse ntabwo byambabazaga cyane ko nabyibazagaho ntabwo nabifata personal ariko nyine nabitekerezaga batwigishaga kuvuga ngo uburinganire cyangwa kumva ko buri muntu wese ashoboye ariko twareba ku ndangamanota nk'abantu bari mu exam national ugasanga amanota bafatiye ku bahungu ntabwo ariyo bafatiye ku bakobwa urumva nkajya mbyibaza havuga ko turi kwigishwa ko wenda ibintu bigomba kuba uburinganire twese turi ku rwego rumwe dufite ubushobozi bungana gutuma umuhungu asabwa amanota menshi umukobwa agasabwa make ariko ubu ngubu bishobora kuba byarahindutse still bishobora kwenda kuva muri iyo sansi y'amanota ariko
hari ahantu henshi bikora ibyo bintu henshi cyane gusa niba bafite amahirwe yigiyemo hejuru kuri umuhungu cyose barimo niba bimeze bityo rero abagabo tugomba kuguma kumva nyine ko ubundi nk'uko hari umugabo hakaba n'umugore nta magambo avugitse mu buryo butandukanye mu mutwe tugomba kumva ko nyine tunatandukanye mu bikorere mu mibereho mu mitekerereze ko dutandukanye tutarumwe rero iyo umuntu atangiye kwifata kwiyumva nk'undi atari we bitewe n'inyigisho zihari ziri gusirikira mu isi mba numva nyine ari ubuyobi nabwo ntabwo watinya kuvuga ko ari ubuyobi twebwe natural nyine mu buryo buri natural turatandukanye no mu matungo habamo ibimasa hakabamo n'amashaje urumva ese ubwo ibyo nkeka ko ibyo kintu cy'uburinganire habaho kucyumva nabi nkuko Mugesera bivuze nkeka ko ntago bavuga ngo umukobwa n'umuhungu ngo ni bamwe ubwo niba ari injerekani ya litiro 20 ubwo njye na Mugesera dusiganire kuvuga ngo ni nditerura kuko ibyo ari byose ntabwo ingufu ntituzazingana niko bavuga ko uko kuri habaho kuringanira ariko kwera abagabo nkeka ko ari uko nyine mbere nyine bari bazi ko nyine bari above ibintu byose then umugore akaba munsi y'ibintu byose sibyo ahubwo biratangaje kubona aho nibaza ukuntu byagendaga kugira ngo wumve umugore nkaho adahari oya ntabwo ariko byari bimeze mvuga ukuntu ariko byari bimeze kandi kuva kera bikaba nka ariko uvuga nuko bimeze ubu mwashoboraga kuba muri no nzu muri abahungu 2 n'abakobwa 7 bavuga ko harimo abantu 2 sibyo oya mu gifaransa nibo bigenda gutyo mu gifaransa ibyo ni ibintu byabaye kuva kera mu gifaransa nk'ubu tuvuge uri hano turi abahungu turi 2 sibyo ni ukuvuga muramutse muri abakobwa muri 2 harimo umuhungu umwe mwese mufata maskire nyine muhita muba abahungu uri kumva ko cyari ikibazo rero kuba umuhungu cyangwa se umugabo yarahereye kuva kandi ni ibintu byahereye kera nyine bumva ko umugore ni nerema ntoya cyane idakwiye n'agaciro idakwiye no kubarwa sibyo cyangwa no kubera ko wenda tujye mu cyo twumva icyo Bibiliya ivuga cyangwa no kubera ko umugabo ari we waremwe umugabo ni we waremwe gusa ariko yaremwe barandemye bamaze kundema baransinziriza urumva bafata urubavu rwanjye rumwe rwonyine bakuramo umuntu barukuramo wowe urumva ibyo ngibyo nyine ibyo ngibyo ariko urumva icyo kintu nyine kizamura cyatumye abahungu bakurana ya confidence yo kumva ko nibo bantu sibyo ngiye ufata umwanzuro ibyo ni ibintu bizwi ngiye ufata umwanzuro iyo bije kuri decision making ku rwego rwo gufata imyanzuro ifatwa n'abantu bafite icyo bahuriyeho bari kumwe bahuje n'umugambi ariko turi kuvuga ku bintu nyine ibyo ngibyo byo kuvuga umuntu n'umugabo n'umugore wemera ko ubu ngubu ushobora kuvuga ikintu nyine umugabo avuga ikintu akexpectinga ko umugore afite kucyumva sibyo ufite kucyumva uko kimeze rero uburinganire n'ubwuzuzanye abagabo bo bumva uburinganire gusa bakuriye kuri iki kintu bafite ya pressure yo kudashaka kuringanira bo bumva nyine agapressure gahita kazamuka tugiye kuringanira buriya abagabo n'abantu bagize yego ni handi usanga umugabo niba kuringanira gutya tujye turaba imitwire ibyo ntabwo bibaho byo kuringanira ahubwo ngiye ikintu ushaka kubaza Belize kera bikimeze nabi nk'uko babivuze abagabo bakiyumva bakikunda n'ubu ngubu aho bavuze ngo muringanire ibibazo biri hehe cyane ibibazo nkeka ko ibibazo byari kera niho hari ikibazo gikomeye ahubwo ikintu bitandukaniye nuko ubu ngubu abatezaga ibibazo nabo basigaye bageraho kuri bya kibazo batezaga nabo bafite agaposhoni k'ikibazo kibageraho rero kubera ko aribo bantu nibo bavuga nibo bagira ikibazo bakavuga wakemera ko abagore benshi kera babaga n'ubu ngubu babona bahari ariko kera abagore benshi babagaho ubuzima batishimiye nyine bafatwa nk'aho badahari ariko nta muntu wabivugaga kubera iki koko umugabo yari atuje nta kibazo yari ari muri ya situation imubereye nziza ariko ubu ngubu akantu gatoya kabaye ko kuvuga ngo niba ugiye ku kazi nawe yagiye ku kazi kucyumva ko ari uri buze ugasanga yakorobye yatetse yakoze ibintu byose kandi kazi uvuyeho n'akavuyo mufashe urumva ibyo ni ibintu bisanzwe umugabo ko yamenyereye kumera gutya bakagira ibintu byose akahita avuga ikibazo cyavutse
ubundi ibyo nibyo bitera ikibazo nuko uwatezaga ikibazo nawe ikibazo kiri kumugeraho ibintu bikaba bibi. Okay, ukuvuga ko byumva no kutekereza sibyo, ariko akenshi uko turi kuvuga ibintu hari igihe usanga atanari ko biri hari ukuri kwabyo, wenda kugira tutaza wenda gusa nk'abarondogoye cyangwa tukava wenda mu nsanganyamatsiko, reka wenda twibaze ibibazo sibyo. Ibibazo reba umuryango nyarwanda kuntu umeze, nabyanga nabyemera hari uruhare runini mfite mu muryango nyarwanda, mu muryango umvamo ndetse no muri n'umuryango mugari usigaye leta. Urumva icyo ndicyo ntago kinyafecta ngewe gusa, cyafecta n'ibinkikije, cyafecta umuryango umokamo, cyafecta abantu nkeneraho serivisi, cyafecta leta, kuko iyo mbaye umuntu ufite umuturage ufite imyumvire mibi mba umuzigo kuri leta ndetse nkaba n'ikibazo muri community. Urumva aka kanya ndi kwibaza kugira wowe Belize wenda n'abandi bakobwa cyane n'abandi n'ikindi gitsina gore muri rusange, kugira ngo aya mahirwe aboneka cyangwa ubu burenganzira butaba ikibazo bukaba byatuma mutakaza umwimerere wabo muri bo, mugomba kwitwara mute? ukuntu numva ko twakitwara ni ukumva ibintu uko bimeze kurusha kumva ko niba ari amahirwe utabonaga ubonye kwiteye ngo ni na expectation z'uwaguhaye ayo mahirwe uzi nyine uzishyire hasi, kuko niba bavuze ngo umuntu muringanire niba ari imirimo yakuvunaga gufashe ntabwo bivuze ngo n'ibyo wakashoboye gukora nabyo uhita ubireka. Mweje nk'urugero umbwiye ngo ngutwaze ufite ibitabo 7 nkakubwira waretse nkagutwaza ntabwo umereza 5 ngo usigarane 2 nk'umuntu uri gufashwa, muhereze 2 usigarane 5 umuzigo uroroshye ukomeza ubuzima nyine ibintu byoroshye. Yesi ngombwa ngo ubeho nkaho nta nshingano ugomba kugira. Umugabo nyine arakora inshingano ze, ari abagore bashaka ngo umugabo akore za nshingano yakoraga aze munaringanire. Urumva nabyo waba ugiye kumeza umuzigo nyine munini. Like abantu icyo ushoboye gukora nyine gikore, ugufasha nawe icyo ashoboye kugufasha kigufashe, as simple as that. Nyine bitabyoroha. Dani, wenda dusa nkaho turi kwerekera ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndi kugira nawe umbwire imbogamizi irahari yo kuba nyine benshi muri twe turi gutakaza abo turi bo bitewe n'aho ibihe bigeze, niko navuga. Ni iki tugomba kuzirikana, tugomba guhora tuzirikana nk'abagabo cyangwa abantu b'abasore kugira tugume nyine turi abari bo umwimerere twaremanywe, tugume gukora ibitangaza nyine Imana yaturemye izi neza ko tuzaguma gukora ku isi. Icyo cyambere abagabo bafite gukora sinaga muri rusange, icyambere kibanze no kumenya ko dutandukanye n'abagore. Kumenya ko dutandukanye wenda ngo tube turi dangerous cyangwa se tumenye ko twarusha imbaraga cyangwa amaboko akomeye, ahubwo muri purpose cyangwa se calling mu bintu byatumye tuba kuri ino si, purpose y'umugabo n'iy'umugore totally different, biratandukanye. Abagabo bamenye ikintu, bamenye yuko bo ni n'aba providers, nibyo jambo Belize yakomeje gukoresha, n'aba innovators, n'abantu bahimba cyangwa se bashyiraho, n'abarinzi baremewe nyine kwintroducing cyangwa se gutuma isi ikomeza kwaguka cyangwa se gukora mu buryo bwo kujya imbere. Mu gihe abagore bo n'abantu baba ari hariya bategereje, nakomeje bivugaho kare, niba umugabo ubashije kujya hariya hanze you compete and you win, umugore ahitaba ubundi muri SS bivuze ngo umugore ahitaza agusanga kubera ko you won, niwe ufite iryo kamba, ukeneye umugore cyangwa se ukwiriye umugore. Umugore najya hariya akicara akamera nk'utegereje nk'uko umugore abigenza, purpose yawe nk'umugabo uzaba uyitakaje, kuko abagabo twarimiye struggle. Uraza ukajya muri ino si you compete mu bintu bivunanye gusa cyangwa se bikugoye gusa. Niyo mpamvu ubuzima bw'umugabo bugomba kuba bufite purpose cyane kurusha. Ni iki naremewe, icyo mfite kwa achievinga ntitaye kuri career yawe cyangwa profession, ahubwo ugomba ufite target y'ikintu ukurikiranye, uvuga ngo buri ngo ubuzima bwanjye nzakurikira kino kintu mpaka nyishoje, kuruta ko wagenda ukicara
ukaba nyine nk'umugenerwabikorwa niko nyine bavuga ngo umugenerwabikorwa ugategereza iki sigiye kukuzanira kugira ngo ugifate ahubwo ukaba muri iryo tsinda ry'abantu ba creating ibintu mu isi aho kugira ngo utegereze ibintu biri kukugeraho byarimwe n'abandi be part of the creation cyangwa se ukajya muri iryo tsinda ry'abantu barimo gutuma isi ihinduka ariko muri we post so numva ko nyine abagabo bakwiye kuba bafite purpose bafite drive kandi bakamenya ko baremewe struggle no guhangana kandi bagatsinda ntabwo ari abantu bo gutegereza ngo ndebe ikiri buze njyane n'icyo ngicyo okay urakoze buriya wenda tugiye ku muremyi wacu kuntu ibintu byakozwe ubu ni Imana turema abagabo tugiye mu rema nyine kubizera Bibiliya kandi nicyo gitabo kidufasha twese Imana izana umuntu ku isi yabanje kurema ibintu byose bikenewe by'umuntu azakenera ari ku isi ibona kumurema kugira umutuze ahuzuye noneho n'umugore aza nyuma aje mu byamaze kurangira aza nk'umuntu ugomba gusigasira ibintu ubundi mba numva umugabo agomba kujya out for struggle akiyuha icyuya noneho ibyo azanye umugore akaba protector wo kurinda ibyagezweho gusigasira ibyagezweho n'uburyo that's the difference nani ko biragoye ko wasanga nubwo bibaho ahantu hake ugasanga umugore is out there for struggle ngo umugabo niwe uri gusigasira niwe uri kurinda abantu baba barabayeho mu buryo busa nkaho buhabanye ariko haraho usanga bihari bitewe nuko isi igenda uzana ibintu nawe utamenye ibyo ari byo ugasanga umugore niwe uri out for struggle umugabo niwe uhari ngo arinde ibyo umugore yagize gute yakoze kandi was like ko umugabo agenda akavunika akiyuha icyuya akabigira ibyo aronka akabizana mu muryango umugore akabisangiza abo mu muryango akabirinda akagenda agena uburyo bikoreshwa nanone uzarebe mu muco mu magambo ya nyayo mu muco wa nyawo niyo mpamvu bakubwira ngo nk'igihe wabaga ugiye gushaka so akakubakira indaro cyangwa ukayubaka indaro yamara kuzura ukajya kuzana ukavuga umugeni bakajya kugusabira umugeni bakamuzana ntabwo habanzaga umugeni ngo bakubakire indaro urukumva nta niko bimeze nuko abantu tugomba tujya twijijisha umugabo aba imbere yamara kuba imbere agakora ibikenewe agategura inzu agategura ibyo umuryango ukeneye byamara kugera ku rwego runaka ibyibanze umuryango ukenera byatuma umugore nyine atura ugahita utekereza mu bakobwa twakuranye cyangwa mu bantu ninde noneho hari nazana ngo murinde ni ukumuzana uje kumurinda ndetse no kugira aveho inkomoko y'umuryango wawe nawe ushaka kugira gute kurema rero ubu ngubu ntabwo ariko bimeze byabaye ups and down usanga abakobwa bari kuko bafite amafaranga bari kuzana abagabo urumva ugasanga nyine abagabo nyine abasore nabo bashaka nyine kujya kureba abakobwa bafite amafaranga ngo bakababeginga ngo babane babiteho bagafakinga inkwano urumva bagafakinga inkwano niko nari kuvuga nyine kuntu abantu batakaza umwimerere ugasanga nyine umukobwa bari gukorera amafaranga yamaze kuyakorera bati ngiye nzashaka n'umugabo ariko nta niribi basigaye bashaka abakobwa barashaka ibyo bintu rero nibyo nyine bituma umuryango nyarwanda cyangwa umuryango w'isi muri rusange ugenda utakaza nyine kuba umuryango usanga ari kintu gisa n'umuryango ariko atari umuryango ukabona ni ikintu gifite ishusho nk'ari wagira n'umuryango urebye ariko wajya in deep mo imbere ugasanga si umuryango ni ikindi kintu kuko byubakiye nyine ku bintu bitariho sketch kuntu imeze kuntu umuryango wagombaga kuba uhari kuntu umugabo yagombaga kuba ameze kuntu umugore yagombaga kuba ameze ntabwo ari byo bihari byarapfuye haza ibindi ubwo rero niyo mpamvu ibyo ngibyo bifite inkomoko nyinshi z'ibintu bibi biri kuba hano muri iki gihe ukaba udashobora gushaka roots inkomoko y'ibyo bintu ariko usanga ari uko abantu bagiye batakaza umwimerere abagore batakaje umwimerere wo kuba ari abagore n'abakobwa barawutakaza ndetse n'abagabo ubwo rero ukumva mfite umukoro nawe ufite umukoro ni gute twisanze aha hantu ubundi gute twisanze ibintu bimeze gutya gute nisanze ngende kuvuga ni reka nibera aho ngaho nzagwa ku mukobwa w'umukire shandongore ariko daka niba unabyibuka kare twabivuzeho icyo by'abagore nabo njye numva ko bafite case ngo barahindutse kuri umugore uko biri kose ajya gufata decision cyangwa se ajya kureactinga hamaze kuba reaction y'umugabo mbere kugira ngo abagore bahinduke bagire
ubugabo bwinshi niba ariko nabivuga biterwa na failure z'abagabo. Yumva kandi kubugabo. Biterwa na failure z'abagabo. Urumva man, ukurajya hano hanze ukabona utujene akajene nta kintu gashaka kwikorera. Karaho ngaho karabyuka kagasabone gahumura akisiga utuvuta uvuga ati nzabakuru mama n'amafaranga. Urumva umusore ukiri aho ngaho n'umusore uba ushaka guhumura buri munsi nk'uturabyo oya umuntu w'umugabo agomba kugira akantu k'agahuyu akantu k'akokere urumva akaba nyine agaragara yumvikana ko ari umuntu w'umugabo. Umugabo agomba kuba yabize icyuye ntabwo agomba guhumura nk'abakobwa kugira akantu k'akokere oya urakakaraba ariko ntigashire nyine uba ufite umuntu agomba kuruguhumura akantu k'abagabo urahumura nk'uturabyo buri gihe. Dufite umusaza byatubwira ngo none ukibaza nyine agasanga mwakoze ibitendo byinshi agasanga we ntabwo wanduye waba ufite ibibazo rero ukubita bikaza batuno umuhungu ngomba kuba usa nabi ufite n'agahuyu n'icunzwe unafite akantu kawe k'agahuyu ubwo nta muhungu wo guhumura neza agasuku wakagira ariko buri munsi ukabuhumura nk'uturabyo umuntu w'umugabo oya ntabwo gucisha mukagira akantu uramutse agasuku gafite ariko kaje nyuma struggle amaze gustruggle uko gahumura nta kibazo ariko ngiye ikintu nanga ari kimwe umutipe mu gitondo wera sibiramo no munsi ko bwije ubu ngubu ejo ugasanga umujeni nta gahunda afite y'umunsi w'ejo ikintu nshaka ni kimwe nzoga nihumuze neza ku muhanda niba n'abahungu bajya ku muhanda simbizi ariko usanga abahungu benshi barabaye abapfubuzi nibwo buri nyine ukoroshya ubuzima kugira ngo babone amafaranga batavunitse. Urakoze icyo ni ukuvuga abagabo umugabo yatinye inshingano ntago ashaka kuba ku ruhembe rw'imbere. Ntago abagabo benshi bakeneye kwenjoyinga uburibwe, ntago bakeneye guca mu buribwe isi iri kubaha. Most of them they are just bari kubukwepa. Kandi umugabo ukwepa uburibwe nta mugabo wo murimo. Umugabo arangwa no kwenjoyinga uburibwe akabubamo akababara igihe cy'akababaro akagishakamo ibisubizo akabusohotsemo akagira mu bihe byiza. Naho umugabo uhunga cyangwa utinya uburibwe hari indangagaciro z'abagabo batagira. Abagabo twebwe twaremewe to suffer for our future. Umugabo wese uba udashaka kwenjoyinga uburibwe ukabonera kubikwepera mu mayoga ukabonera kubikwepera mu zindi leisure nta kimisi irakwihorera ariko irakwishyuza. Iyo utari ready for struggle iyi si ikeneye abantu b'abanyembaraga bashoboye guca mu buribwe bashoboye kwihanganira uburibwe. Rero kumara igihe kinini ukwepa uburibwe udashaka kuba umugabo nyamugabo ugashaka kugira umugore ajya imbere wowe ujya inyuma sinzi aho zabigarurira. Niyo mpamvu ikibazo urimo wica n'isi rega ubundi isi yakabaye performinga neza abagabo baramutse bafulfillinga responsibilities zabo neza n'abagore bafulfillinga. Iyo rero habayeho reciprocal cyangwa bika vice versa isi itangira gusenyuka. Niyo wumva bavuga ngo isi yatangiye kurimbuka akenshi nakenshi usanga bishingiye kuri bino bivanga abagabo ntago bakora inshingano zabo. Niba usubiye inyuma umugore ukamusunika imbere ntabwo ushatse ngo abagore wenda ngo ntabwo bazi ubwenge cyangwa iki ariko ntabwo baremewe ibyo bintu ntabwo ari beza cyane kuri icyo kintu. Uvanga icyo kintu ni icy'umugabo umugabo rero acyanze si ukuntu byagenda. Ese ibyo bintu biterwa nanone n'ukuntu abantu rona ukuntu abantu barerwa. Kera wasangaga niba nubwo naba mukuru ariko mfite musaza wanjye mutoya ugasanga niba habaye hakenewe ikintu cy'umuntu nyine waba ufite nk'imbaraga nk'iki njye bakandika bakareba musaza wanjye mutoya ariko ngubu n'abana nyine barerwa like murangana. Handi usanga umwana w'umuhungu ntagarerwa kugira azabe umugabo nyine ararerwa nk'umwana nyine nk'abandi bana bose. Ugasanga umwana w'umuhungu niba asitaye akagwa sheri sorry baka noneho handi wa mwana akura nawe nyine ashaka ko bamukiyaringa avuga se ko kiko mama wanjye yanyitagaho ndi umwana nkaba ndinze ngenda nk'igihe ugenda nko kuri secondaire ugasanga nk'umwana nko kuri visite kandi umwana w'umuhungu yarize bamusuye kuko se ibintu abahungu baje kuba bamureze nk'umukobwa aho kuriye rero niba ashatse n'umugore akavuga ko mama wanjye yankoreraga ibi ngibi iwacu bandeze gutya ntago ari njyewe wari uwo kujya imbere ibintu bikomeye akavuga mama wanjye rero ubwo ngubwo uko yamfashe kuki wowe ushaka kumfata gutya ugasanga umwana w'umuhungu nawe ashaka bwa buzima bworoshye nk'ubwo yakuriyemo. Ugasanga niba narayindongoye bakanira abajura bakomanga madamu yumva ngo wajya kureba icyo kintu kureba umujura rero ibyo n'ibibazo bigenda bituruka. Murakoze cyane kudukurikirana murakumva ko ikiganiro tugize dufite ibibazo byinshi turi kwibaza naho ngaho uri ushobora kuba hari ibindi bibazo uri kwibaza bari abantu impamvu babaye kuriya
impamvu abantu batakaje abo bari bo mu by'ukuri bifite inkomoko nyinshi cyane. Kwangirika ku isi, hari ijambo twavuze mu kanya ngo wenda ngo kurimbuka isi, ngo kurimbuka isi ntabwo irimbuka amazu ari yarimbuka, ahubwo abantu muri twe ni twebwe tugenda turimbuka, ugasanga turiho nta ndangagaciro z'abantu nyabantu tugifite, tugatakaza abo turi bo, niko kurimbuka. Ubu niyo wamaze gutakaza uwo uriwe ukaba ikindi kintu uba warimbutse. Ntabwo tuzarindira ko amazu abanza kugwa, amashanyarazi ahagarare, isi riduke, oya, ahubwo gutakaza abo turi bo niko kurimbuka kwa mbere. So ubwo mba ntekereza ibi bintu aho bizagarurirwa, mba nibaza, mba ngomba kugira amatsiko. Kubera iki? Ese ubundi twagarukira aha ngaha? Ese ubundi kugira uburi umugabo nyamugabo mu by'ukuri wowe ubu urumva ubura iki? Cyangwa kugira nawe uburi umumama cyangwa umugore nyamugore ugomba kuba wujuje iki? Ni ibibazo tugomba kuba twibaza buri munsi, tukareka inyigisho nyinshi zisigaye ziza z'amayobera tutazi niyo ziri kuva ngo tuzikurikire kuko zigezweho. No, amajyambere araza, ariko ibintu byose amajyambere azana ntago ariko biba ari byiza. Twebwe hari abo turi bo amajyambere yaje adusanga, rero reka ntadusandaguze. Twebwe turebe ibikeneye mu majyambere tubifate, ibidakeneye tubyihorere. Turi ko gufata ibintu byose tubyinjizemo, niko kurimbuka nitwumva ibyo tudakwiriye kumva. Rero Berize, ndagushimiye cyane kubwizo nyunganizi n'ibyo bitekerezo byawe dusangije. Harimo amasomo menshi cyane kuri buri muntu ushobora kubyumva, kandi byanazamura n'imisemburo mu muntu kugira abashe gutekereza nawe abashe kwibona aho ari. Dani, nanone urabona utumye nyine umuntu w'umugabo yitekerezaho kugira yumve aho ari. Nk'ubu bimpaye ngewe kuba nakwizenguruka, gatangira kureba aho mpagaze, qualities ndi kubura kugira koko ngume mfite ndi umugabo nyamugabo. Ibyo natakaje ndebe niba hari uburyo nabigaininga, cyangwa ndebe niba hari ibyo ngifite birinde, kugira ngo ntazajya kuba nk'ayandirimbo n'ubushe ngo Eric ngo yabaye Sandra. Numva ibyo bintu biteye ubwoba, biri tricky, kandi abantu tugenda tubyinjiramo gahoro gahoro, ariko tujye tubifatanya no kumenya abo turi bo n'umuco wacu, ndetse tunasenga kuko ibintu ntabwo ari sawa, ibintu ni bibi cyane. Rero ndabashimiye, inzira nziza nakagaruka. Thank you for being here. Comment ntacyo bitwaye uyiduka, kandi you can share ikiganiro cyacu kugira niyo nkunga twatse, ndetse ukaduha n'ibitekerezo, ugatuma n'abandi batumenya, ugakora subscribe kugira ujye ugaruka ugumutwumva. Ariko n'abantu batubwira uburyo babyumva. Ushobora kuba wenda ufite suggestion kuri cyo kiganiro, ushobora kuba tubwira uti mbona ngiye bipfira ahangaha, cyangwa se mbona escape room ari iyi abagabo baramutse bakoze ibintu byahinduka. Dusangire nyine ubwo bumenyi buri wese tubyuka byumva, tugire interaction muri conversation. Kandi ibyo tuba tuvuze bingana n'ubumenyi bwacu ukuntu bungana. Namwe mufite ubundi bumenyi, hari ibyo uzi ntazi, hari ibyo tuzi nawe utazi. Biba byiza rero twese tubihurije hamwe kugira umusaruro uboneke. Cheers, ciao ciao, be blessed, tubonane ubutaha.